birashoboka ko hari indwara zakuzengereje. Ikaze mu ivuriro Zahuka, hari igisubizo cy'indwara zakuzahaje. Wabuze apeti yo kurya, uragugara nyuma yo kurya, wituma impatwe, urishimagura nyuma yo koga, nta kabuza urwaye amibe. Aha dufasha abafite ibibazo byo gutera akabariro barangiza vuba cyangwa bakagira ubushake buke. Tubafitiye kandi kidume power ifasha by'umwihariko mu kongera ingaro y'igitsina mu buryo bwihuse. Turakuvura infection urinary zigutera kwishimagura mu myanya y'ibanga, kuzana ibintu by'uruzi by'imyeru mu myanya y'ibanga nabyo bihumura nabi, kokerwa igihe wihagarika ukanaribwa mu kiziba cy'inda. Uretse kuba tuvura ababaswe no kwikinisha, tunafasha babuze urubyaro bakarubona. Turakuvura indwara z'igifu zigutera kuribwa mu kamembe no mu bitugu, ahangaha zose zirakira. Ngaho dusanga Kimisagara aho dukorera. Uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri izo nimero ubona kuri ekara yawe. Umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Noneho wambwira nta kibazo. Shema mubazi. Mbaza. Kuki wahindutse? Nahindutse gute se? Uwe tuziranye igihe kingana iki? Ku buryo umbwira ngo nahindutse gute se? Ari igihe ntekereza nkabona atari we barampinduriye. Buri ku munsi wa mbere umfasha. Uburyo wari ufite umutima mwiza. Ntago nakwizera ko ari uri kunkora bino. Nase urashaka nkora iki? Ko niko kubwiza ukuri, urashaka nkora iki? Ese urumva bigushimishije kuba ndi kuririra mu maso yawe? Umva rasa ku ntego umbwira ikintu ushaka, wambwiye ko ushaka utuganira. Numva uri gusubira inyuma, ibyo ntacyo biri gutange. Ese Shema, nishyire mu mwanya wanjye. Wowe ubaye uringi wakora iki? Ya, nibyo pe mfite umugabo. Ariko nakubwiye ko ntago nigeze ndyamana n'umugabo wanjye. Urabizi neza ni wowe muntu twaryamanye. Kuki ushaka kunyihakana koko? Ese urumva ndamutse mbwiye umugabo ko nwite ntararyamana nawe yankorera iki? Ikindi kandi ntaginde nayijyana imbere ya papa. Kereka nshaka gupfa. Ngano noneho mbwira uragira nkora iki? Inama zose wifuza ko nakugira nta nimwe nakugira. None uragira ngo ahubwo wowe urakurikira inama ngiye kukugira. Urumva? Ibintu bite? We kuramwo iyo nda nta kintu. Ibintu bikemuke. Uvuze? Shavura imanera kosi Gizamarwe gusenga ni byiza koko. Gizamarwe nakubonye. muraho Narinje mu rugo iwanyu. Udufika arahari? Arahari. Uraza tujyane tugeraneyo. Wamushakaga se? Rudoviko nindamuka mufashe. Nindamuka mufashe. None se kandi Rudoviko yakoze iki ko umugabo wanjye nta kibazo ajyagirana n'abantu? Hari wenda nuko rwashaje. Ariko urebye amadeni ariho ahantu ya Rudoviko. Rudoviko agira amadeni? Andi nk'amafaranga uzabeshyera abandi ntago ari umugabo wanjye.
narufuriye mu myenda andi nk'amafaranga 76,950 ubwo urumva ari bunsinzirane ako zarufo uretse wenda gushaka kwishyiramo abantu Rudoviko yakujyamo amafaranga y'inzoga yakujyamo 50 y'ikiko cy'abantu muri abatinda y'itabi ni sina ryose ako mwaje mureka gusebanya Rudoviko anywa itabi cyari kwamuda sibyo no kuri nkwana naririke Rudoviko ako gusebanya mwumva bizabamarira ikiko Rudoviko anywa itabi ireba neza iyo facture urebe nyirayo ntago ari umugabo wanjye pe ahubwo tugende Rudoviko aza buri mu kabari buri gihe yanyeretse amafaranga ntago Rudoviko nta kibazo na kimwe cy'amafaranga agira yo kunywera yabura yo kungaburira yabura yo kwita ku bana ariko ntajya abura amafaranga yo kunywera Shema ntabwo ari igishinwa mvuze Shema oya kwikinira ngo ngira ute nyine nimubona bigiye guteza ibibazo wayikuyemo se tukagira amahoro Shema mva nkubwire iryo kosa ntago narikora mu buzima bwanjye nta n'uyu wacu numvise apfa akora icyo kintu sinshobora nose urumva njye nzemera kurerera umugabo wawe Shema ndakubwiye ngo ntago nshobora okay ninjye bikwibwiriye ninjye bikwibwira ntabwo nshobora gukuramo inda ikindi kandi njye gukuramo inda mfane nayo ejo n'ejo bundi bamfate bamfunge kubera iki ntabwo wemera ko twaryamana ntabyo wemera kuryamana byarabaye twarabikoze so what Shema mbabari udatuma niki kinyemeza ubundi ko ndahariye nkuba ugashema mbabari please udatuma nkubwira nabi kuki uri kunyakana urabona ndi kuza kugushyira inda mu bantu bose batuye hano niwo nahisemo ndavuga ngo Shema niyo numva wishaka kunza kukuntera ibibazo nta bibazo byawe nanjye ndabifite Shema je naguhaye ubufasha okay wamaye ubufasha none dore none se kushaka kunshiraho umutwaro rero buri kungaruka komeza rero mfashe umutwaro ushaka kunshiraho n'ubu si wabyiyemeje komeza rero mfashe ye nakubwiye kandi Shema sure wakunerereje aragushuka reka nkubwire ntawe ninde twamenyanye gute ku buryo uvuga ngo niwakunerereje Shema karuzi n'ikindi ndabona ushaka kwigira ntibindeba reka bino bintu tubiharira ubuyobozi sibyo reka tubiharira ubuyobozi niba wanze ko twumvikana nkujyane mu bayobozi noneho mbabwire ko wamfashe ku ngufu sibyo ushaka oya sibyo ushaka siko numva ushaka gukomeza ibi ubuyobozi kubera reka mbijyaneyo ko wanze kumvikana uragira ngo ukorere iki njye Jesus. Shema byose nibyo. Nta soni. Mukansebereza umugabo. Ubwo ni handi mugenda mukicara mukirwa muvuga umugabo wanjye. hanyuma akubwira ko amafaranga asaba ari aza akayishyura araza akishyura amafaranga akanywa inzoga nkamubaza yo kurya nkayabura ariko Rudoviko aba yishyuye inzoga akubuza igihe Rudoviko amaze yikopesha iwanjye uzi ko kuva Rudoviko yatangiye kunywera iwanjye nta n'inshuro n'imwe yari yanyishyura ntago ari Rudoviko uri tugenda ahubwo tugende ntago ari Rudoviko uri ubundi urumva njye nakureka ukajya kureba umugabo wanjye niba ari mu rugo twagiyeyo ntago mbishaka kujya kureba umugabo wanjye umeze gutyo ese ubwo umwishe mwica se urabona ari ikintu nitwaje cyo kumwica icyangombwa nuko mva hari yanyishyuye nta mafaranga afite natwara n'urugi uruhe rugi rw'iwanyu ruriya rugo sana rwa Rudoviko gusa ntacyo ngo murabyumvikana ariko tugende icyo shaka nuko anyishyura ntago bikunda Alphonse niba kurimo amafaranga Alphonse nkubwire niba kurimo amafaranga genda njye kubiganira n'umugabo wanjye turaza kukureba ntago nshaka amahane mu rugo rwanjye urabizi ibibazo niberamo ndara nkubitwa ijoro ryose ntago ndi bugerekaho n'intambara yayo ntago ndi bushobora kwikiza sawa genda uyu munsi nturangire mutanyishyuye tutakwishyura urumva Rudoviko yaryamye hariya kuva ninjoro yasinda ari yabyuka ntabwo ibyo bindeba ntabwo nshaka hama ngenda aranguza iki ntabwo ibyo bindeba wowe genda niba udashaka kutujyanayo cyangwa nigireyo ujya hehe ariko kwanza ariko nigire umva nkubwira Rufo ntago bikunda kujya iwanjye rwose ntago bikunda mbabarira Rudoviko ndamuzi amahane n'intambara ye yaraye nkubita ijoro ryose abaturanye baje kutwunga none baze no kunga Rudoviko ari kurwana n'abari abereyemo amahane reka njye kuguhorera genda nzihorera genda ataha nzihorera ariko reka nkubwire wa mudamu icyo wakora cyose ubwo Rudoviko aranyishyuye genda nyine genda
ndaza kubijyamo. ndakubwiza ukuri nataranyishyuye kajye kurana uyu hano hepfo nawe Ese abantu bose bakwama amadeni. Shema ko nabumvise ko ntacyo wambeshya urushya umwana gukuramo inda gute ko nzi ko mu rugo nta kintu tubuze ko ntacyo muzehe atadusigiye urushya umwana ungana gutyo gukuramo inda ngo ugende gute koko ubundi wowe urifuza iki uje wita ku bintu bitanakureba ibyanjye urabizi ibyanjye ni umukobwa urabizi nakumvise ariko nka mushiki wawe gukunda sinakwifuriza kwica umwana umva nta nama zawe nshaka Ariete mbabarira ibyanjye ntago bizi Shema please sibyo urumva ariko ntago ndata cyane mbabarira pe umukobwa ni mwiza afite umutima mwiza nta bigoye ko kwa ariko se uranshaka wiki kwa mutenda gusa uranshaka wiki fata icyemezo cyane ibintu ko bitakureba wandetse nkabyikemura nta kintu bitwaye subizwe mu rugo nta wundi mwana tugirira tugira umugisha wo kugira umwana uguturutseho Shema reka kuguma muri ibyo ngibyo umva Ariete mbabarira uve hano nushaka unaso umvire mu nzi genda twubahane mwana wa mama twubahane ntago nshaka rero inama uranshaka ntuzakora ikosa na rimwe ryo gukuramo inda uko byagenda kose ndahari ndi umuryango we ntuzakuremo inda afazari uzizirika ku mwana wawe aho byose naho bitaho Shema wabaye ikibwa ariko ndakubwiye pe ndabona nanjye kuba ikibazo mu muryango wawe ako Shema urakoze myself wondering what did happen to the last time I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Nasıl bakıyor? Ndi olacağım. Mona Lisa. Nuko kuba wambaye niyo ugiye ku kazi se? Yego. Mpera kwakira kufushya. Mukujya ni kugenda iyo ugiye ku kazi ni kugenda wambaye. Bene akazi ariko urabizi ko umutima ni wowe. Okay, that's fine. So. Nsa makuru. Makuru ni meza ni. I miss you so much. I miss you too. Mukosana gute? Ahubwo se mbwira hano. Urayishyurira ibintu byose n'izi ntebe byose. Oya.
mbana n'umushuti wanjye wanyakiriye nyine ntangira akazi ako nyine ntabwo tugikorana turacyabana kuvuga ngo niwe mufatanya ukishyura hano utuntu twose. yego actually naje nsanga nyine ibi byose bihari ikintu ngira nkora nubwo mufasha kwishyura inzu nyine tukabana. Njyewe se uranyakiye gutanga uramba. Oh sorry ya dufite ibyumba 2 yari afite icyumba kimwe nawe afite icyanjye ariko nacyo wabufashe icyanjye njye nkagenda ndi kubana nawe icyumba cye ngiye gustasha kana yini. Okay. Thank you. Mona Lisa. You are so beautiful. Oh, thank you, baby. kundeba se nawe sinari nakubwiye se ko njya gusura Mona Lisa sangapi watinze tuganira umwanya niki wari uri kuvugana na Mona Lisa ku buryo uvana ukajya kuri uwo muntu mukamara amasaha arenga 5 yose utaragaruka se twabura ibyo tuganira koko. Okay. Nizere ko utigeze umena amabanga y'urugo. Ubwo se icyo ushatse kuvuga ko ari amabanga ni ikihe mu by'ukuri? Umwa abakobwa ndabazi ubu mwagiye mu bugambo uravuga wasanga ibintu byose wabivuze. Ikiba ariko ni ukuvuga ikitariho ariko iyo umuntu ari kuvuga ibiriho mba numva nta bushaje kwa burimo. Okay, wamubwiye ako sereka mubaze Birasa ubwo urumva ari kinahisha Mona Lisa ntabimubwiye. I'm fine. ubwo turabona nubwo nikora. Mona Lisa. Yeah. Nkunda akazi ukora ni nyabaki? Kora muri hoteli, kora mu kabari. Yeah, muri hoteli. Kora muri hoteli? Ikibazo? Are you serious? Yeah, muri hoteli. Kweli? Mona Lisa. Mbwira ko akazi ukora ko muri hoteli. Yeah, nkora muri hoteli ikibazo segere. Ubuze kandi kazi wakora atarakuye gukora muri hoteli. Mona Lisa. Ubuze ikindi kintu wakora? Byasobanura akazi ko muri hoteli gatwaye iki? Gatwaye iki ubuze? Ubu warebye mu tuzi twose turi hano muri mujyi wa Kigali. Ubu kandi kazi wakora uhitamo kujya gukora muri hoteli. Nuko ariko nabonye wowe ufite akahe? Asubumwa. Nubwo kuba wagenda ukabwira umukobwa mugenzi wawe ko ngiye nawe nta kintu turakora mu rugo iwanjye. Akagenda kaneza abantu ngo umwara abana n'umugabo batagira ikintu na kimwe bakora. Mwese twaragikoze. Navuze ibitari byo. Twaragikoze. Okay. Ndabizi neza ko ntago ari ngombwa ko musaba imbabazi.
urabizi neza ko amakosa ari ayawe. Umunsi wa mbere ugera hano nashatse kugororanga, yewe n'umunsi ukurikiye ndakomeza ndahatiriza uranga. Ariko maze iminsi narakwihoreye pe, kugira ngo ndebe igipimo n'urugero rwo kubishaka kwawe aho uri. Ese ushaka kugera ku ki? Kandi icyo nashatse kugeraho nyine nakigezeho. Reka ibyo tubyihorere. Ejo mushiki wanjye azaza hano, ariko ndashaka kugusaba agaserivisi gato cyane. Ndashaka ko azava hano atamenye ko njye nawe turi umugore n'umugabo. Imana irakoze.